yaravuze ngo niwigisha abana bizakurinda guhana abakuze. Impamvu duhana abakuze nuko twatsinzwe urugamba rwo kwigisha abana. Nuho uburere bwiza abana bakiri bato bizakurinda guta umwanya uhana abakuze, kubera ko ntabo guhanwa bazaba bahari. Umuntu witoje akiri muto, igiti kigororwa kikiri gito, uba utanze umusanzu ukomeye cyane muri sosiyete. Burya kwigisha abana, hari ibihugu byateye imbere usanga umwarimu uhembwa menshi ari uwigisha nko muri gardienne mu mashuri y'incuke, ugasanga niwe uhembwa menshi. Hari nk'igihugu nzi abarimu bigisha mu y'incuke bahembwa muri miliyoni 3, 4, 5, kubera ko bizerera muri iki kintu Pythagore yavugaga, niwigisha abana bizakurinda guhana abakuze. Impamvu babahemba menshi ni ukugira ngo nyine abantu b'inzobere, abantu b'intyoza mu kwigisha abana bakunda ko kazi. Umwarimu wibuze niwe ujya kwigisha abana? Ahubwo uwibonye wa undi w'umuhanga kurusha abandi niwe ugomba kujya kwigisha abato, kugira ngo bizaturinde guhana abakuze. Nuho uburere bwiza abana bakiri bato rero bizakurinda guta umwanya uhana abakuze, kubera ko ntabo guhanwa bazaba bahari. Uyu mugabo yaravuze ngo irari rica intege umubiri n'ubwenge.